Kongo rutakubereye wa Pepo inde ayi nyo konda gafungirwa ngo nabone Pepo Nzabaki yes papa nagufollowinze back naje tuze guhana nimero ubwose namahoro hanyuma tumenye ngo amafaranga azaboneka nangahe oya no uko bigenda nimumara kuyohereza Nzabakiza mwese sister nabaragomba kuba afite nimero yiwe nawe bitwamenyaga bitanze uko banga twese turaziranye twagomba kumenya abantu bitanze ngo ni bande tukazamenya nuko tubakurikirana uriya munsi Nike andika abo bantu bitanze hitanze jewe Nike andika abo bantu hitanze Nike hitanze Father Boss hitanze Uwase hitanze Yvonne hitanze Nzabakiza na Emerance hitanze na Emerance na Chris Chris nakunda uyu nkunda ugiye niwe Chris mugomba kugurira papa wa Fanama imatoro tuzabiko nibi tuzakora n'ibindi n'inzu tuzoyubaka kokoza k'umwoti wavuze azakavamo nako kazi k'umwoti yavuze azakavamo tuzamwubakira inzu tuzamwubakira yewe muri uku kwezi umuntu wese wumva afite ibyo shaka nukuri kw'Imana afata amafaranga ye nidushake mumbwira umuntu tuzoya hamwe twebwe hano muri groupe $20 20 turi hano turi benshi 20 twoherereze se wa Fani abamugurire matora bamugurire uburengeti bwa arena ranisaziye amenye ko muri Amerika haba abakobwa bazi gukora n'abahungu bazi gukora tumugurire uburengeti iyi nyankaragafu yamusebeje asebe nawo uragira ni umuvyeyi wacu turamwubaha n'ubwo wamututse tuzabikora sister tuzanyandike agenda kwandikira binyanyandika nje tuzabikora ni izina ry'Imana ndakurahiye tuzayatanga n'inzu twoyubaka rwose matera rwose turi mu buriri niyo toilette nabyo tuzabikora ngo ni famille yanyu fundraising yase wa tuzajwigire ngo avuge ngo se ngo mwababajwe ngo navuze papa wavuze umugabo w'imfura w'umunyamurenge ni papa wacu unavuze famille yanje wavuze famille yawe wowe ufite famille yawe isangije yitanyuye ku banyamurenge nanjye $10 zanjye 10 ndazifite retse ko ndi mu Rwanda je nzantanga $. Kibazo sheri ariko ibihumbi 10 birahagize uzobibura tuzabikora nubwo ujwigira tuzabikora kandi turabikora vuba cyane tuzabikora General Mechanic turabivuga ngo nanje nzayigura nyohereze ruguru kandi uradusebereza umusaza w'umunyamurenge kugira Yvonne jewe sinza mvuga ibintu ndakora oya sister twigwaneho babasirikare nyine yasebeje nibo zotuba umva mubwire sister tuzabikora kandi sister karame sheri uva njye rwose nanjye ndimo okay Linda undi muntu uri hasi ushaka kugufasha urumva rero iki gikorwa cyonyine arimo gutukana zonyine nicyo kintu cya mbere cy'urubanza kimutsinze kuzageza iteka ryose kandi turabikora oya si imigani hari imigani twebwe twaravuze umva ngubwire Nzabaki twaravuze ngo kuri uru rugamba tuzoshoramo amafaranga yacu ariko kuko yavuze ngo tuja muri kampani tukaruha turuha ariko tugakora twaravuze ngo uru rugamba rwatwirwaneho tuzoshoramo amafaranga yacu dushore mu buzima bwacu dushore mu buzima wacu reka ndangize gato ngiye kumwandika sinamenye izina ryiwe watanze $100 ni wase nyandika hano mu bishanga wase mami wase Jeanne niyandike mu bishanga ntaba mubesheye no turavuga ngo
kubera ko tugomba gushora amafaranga yacu zabacu wowe urabizi twarabanye muri Kenya uzi ubuzima bwacu twe twabaye impunzi twebwe twaraye hanze twaraye no kwisima twebwe twaraye no ku birago kandi kubera ubuzima bw'inkambi twanaranasembereye turavuga ngo nta muntu n'umwe wakomeye utarabanje guca mu bikomeye kibibaho mu mateka y'isi kubera ikintu unaretse n'ibyo ngibyo noneho mbwira ngo iriya ruguru muri iriya intambara igiye kugeza imyaka irenga 10 wombwira ngo n'amazu yatwitse iriya ruguru biriya byo ntibibaho mbese mu mateka y'isi ibibazo biri iriya ruguru situation uraramiye ariyo yose aba ari intambara yego turavuga ngo mukozi w'Imana none umudamu ngana kuri akaza kuri social media urebe nawe social media nta muntu utakibaza kuri social media agafata umusaza ise ungana kuriya wenda agatinya akavuga ari amagambo ngo biki biriya byose yavuze ngo bazabararaha ngo ntawe se bagira ngo bazabajaha urukumva turangize reka tuvuge ko icy'amafaranga twakuze dufata ababyeyi nk'ababyeyi bacu iyo avuze uriya mubyeyi mwumva data iyo avuze uriya mubyeyi mwumva soko ivo reka tuvuge kuri iki kintu cy'amafaranga twari dutanze waje usanga twahondaguye fani twamukubitiye mu gafuka ariko yanze kumva ubu nyine none hasigaye akoresha biriya bigarasha bindi ibigabo by'i Rwanda bino Magashi n'abandi n'abasaba n'uwo Magashi muvuga nawe ndagira ngo agira urusasu mu mutwe ibyo azavuga nawe ni umucansi turavuga ngo kubera ukuntu Fani yasuzuguye ababyeyi bamaze imyaka 9 yashize mu Banyamurenge yagiraga agaciro Magashi kera ariko ubu umusaza ndangiza kaka amafaranga turavuga ngo kubera ukuntu Fani yasuzuguye umusaza w'umunyamurenge umaze imyaka 9 mu ntambara guhera muri 2017 kugeza muri 2026 nitwe twabonye abanyamurenge tugwanye imyaka myinshi turaba kabiri ku isi hari Israeli hari abanyamurenge na Iran na Pakistan nimbari Pakistan nibo bantu baba mu ntambara zitaza zishira kubera kuntu Fani yasuzuguye ababyeyi asuzugura papa we umuzeye ari kukumura aramubwira ngo mwana wanje ngwino wirambika aha umusayi Fani birenga haje kubivuga kuri social media apana social media y'u Rwanda uzugira ngo barozwa amapepo baza bavuga amakuru ukagira bakamusambisha ukazugira ngo abantu bose bizitangaza amakuru kandi bose bataraciyemo aragenda arabivuga aratwandarika twe twarahwereye ku muri mu kutubona uyu munsi ndavuga ngo tugomba kuza kuri iyi live tugakora fundraising yo gufasha se wa Fani tukamugurira amatora tukamugurira ikirengeti cyarene cya kindi cya dabodabo umusaza agasaza neza akavuga ngo ni yose bakamwubakira ni wese kugira ngo azaryame azasinzire neza aruhuka amahoro avuge ngo mana nshimiye ko twirwaneho niba no mu mahanga kandi niko kukusanze tuhaye twitanga twari ko tubazanye aho tuzocisha ifaranga turakubonye utubwire umuntu tuzocisha ifaranga fifi turi muri fundraising yo gufasha se wa Fani mba nawe ari cyo dutwererama nuko kumvizama nuko turayatanze none tukera tuhakubise tuhabonye amadolari 100 akaba muri 300 duciye matora duciye ikirengeti duciye wese none kandi twavuze ngo urgence takindu kitaba mu emergency
ayo mafaranga tuyatanze nka emergency tubwira aho tuzoyashikiriza umba hari umuntu webuze njewe nzi babasoda biwacu nejo no bahamagara kababwira ati twohereje amafaranga mugende mugurire ise wafani ibi bintu nibi mu bimuduhere. Okay, noneho nyine nivyo nari mbonye murimo kubivuga kandi abantu makomantera bari menshi ariko iki cyonyine cy'urukorwa niwe magasha cyane kabisa uwo muvyeyi wosanga ari Imana yamuteguye kugira ngo nawe atabarwe muri ubwo buryo cyane. none rero jewe nari mfite abantu haba mu Minembwe haba hariya mbese tuzatuvugana cyane ngiye kubaza abantu ushobora gucaho direct kubera ko nanje gasino usanga muri mu gikorwa cyo kwitanga ngo ndeke kuba nogira ico nitanga. Imana ishimwe abagabo b'imfura urabona ariko hanyuma ntawomenya bazaca umugani mu Kinyarwanda ngo ntahuze umenya iyo bwirageze. Iyo umuntu yagize neza n'ejo bundi zimugaruka nubwo abantu batekereza ko icyo turimo gukora wenda dusa nkaho turimo guhimana. Hari n'umuntu mbonye wanditse ngo ibi turimo gukora ngo ntabwo ari byo ariko ntituri kubikorera kubera ko nta muntu turimo guhima. Uriya ni umubyeyi yarabyaye nyine nubwo wenda kandi indangiza ibyara mweru na mukara mu buryo mbese n'ibi bintu mbona akenshi rimwe na rimwe hari igihe abantu basakuza kuri social media ariko ibiza bibera iriya ruguru. Hari igihe umuntu azagenda iriya ruguru adafite umugambi w'umuntu w'uko murimo gutekereza wamujanye. Ibi mbivuze wenda mu rwego rwa rusa nk'urwa politike umuntu akajanwa n'iyindi ntego abantu bakagira ngo aratabaye ngo ageze gute ariko ajanwe n'ikindi kintu. mu buryo izo bintu zose biba kubera ko usanga yarajanwe n'undi mugambi mugani w'abavuga ariko umuntu ashoboye gutabara iyo tabara adashoboye tabe yonasakuza kubera kuko kuvuga utuka abanyamurenge sivyo bizatuma uva ku bunyamurenge. Hanyuma rero uko wari ubivuze sister twirwaneho jewe ngiye kubaza abantu kubera ko n'ubundi wari uvuze ngo ayo mafaranga nabonye na Christian avuga ngo niba bayaha father boss cyangwa niba ari we baza kuyaha hanyuma nimara kuvugana n'uwo muntu mbese mwayahuje natwe nabayivone hano tukegeranya ubwo bushobozi bwacu. Nubwo Ivone ari kuvuga ngo ni buke ariko nta gikorwa cy'urukundo kiza kiba gito. Kandi nawe uri mu Rwanda? Ndi mu Buganda ariko no mbese navuye mu Rwanda ejo ariko ntacyo bitwaye mbese kuba ndi hano ngira nimero yo mu Rwanda nkagira nimero yo mu Bugande ariko kandi na Ivone twese turavugana maze kuvugana n'uwo muntu wa ruguru. Sawa. None mwebwe mugire gutya. Nkunda dusuhuze. Kuri hostinze fata boss ya abantu bose. Ikintu kimwe ndasaba ni najyana n'ikibazo na kurugero na sister twirwaneho nzirinde kuzana abantu be mu cyacyo twagiranye byabaye by'isi kuko umurenge ni umubyeyi Nick mugomba kugurira papa wa Fana imatoro. Tuzabiko nibi uretse n'amacero tuzakora n'ibindi n'inzu tuzoyubaka koko z'umwotsi wavuze azakavamo nako kazi k'umwotsi yavuze azakavamo tuzamwubakira inzu tuzamwubakira yewe muri uku kwezi umuntu wese wumva afite ibyo shaka n'ukuri kw'Imana afata amafaranga ye nidushake mumbwira umuntu tuzoyaha muri twebwe hano muri groupe $20 20 turi hano turi benshi 20 twoherereze se wa Fani aba mugurire matora bamugurire uburengeti bwa Rena aranisaziye
amenye ko muri Amerika haba abakobwa bazi gukora n'abahungu bazi gukora. Tumugurire uburengeti iyi nyankaragafu yamusebeje asebe nawe. Uragira ni umuvyeyi wacu turamwubaha nubwo wamututse tuzabikora. Sister Zuzo unyandike agenda kwandikira. Winyanyandikira je izina ry'Imana ndakurahiye tuzayatanga n'inzu twoyubaka rwose matera rwose turi mu buriri niyo twarete waje kunya mu gisambo nabyo tuzabikora ngo ni famiye yanjye fundraising yase wafa uzajwigire ngo avuge ngo se ngo mwababajwe ngo navuze papa wavuze umugabo w'imfura w'umunyamurenge ni papa wacu unavuze famiye yanje wavuze famiye yawe ufite famiye yawe isangije yitanyuye ku banyamurenge nanjye idolari zanjye 10 ndazifite jetse ko ndi mu Rwanda je nzantanga amadolari kibazo she ariko 10 birahagize uzobibura tuzabikora nubwo ujwigira tuzabikora kandi bikunze turabikora vuba cyane tuzabikora turabivuga ngo nanje nzayigura nyohereze ruguru kandi uradusebereza umusaza kugira ivonje we sinza mvuga ibintu ndakora oya sister twigwaneho babasirikare nyine yasebeje nibo zotuma umva mubwire sister tuzabikora kandi sister karame sheri uva njye rwose ranye ndimo okay ninde undi muntu uri hasi ushaka kugufasha vuba yewe na amadolari 50 sister nushaka kunyire nyakore uzashaka umuntu uri rugura ayimugure sister abantu batuye muri Amerika bareba umutwa bayafate ini nzokubwira umuntu uzoyoherereza 50 turayashira hamwe twese turayashira hamwe azamugeraho kandi umuze wacu uzanywe bose ni tayari umunsi muzombwira ni tayari yeme murebe abantu bari hano hasi murekega twagiye mu gikoko cyo gufasha se wafanye kandi twe turamufasha nk'abatwirwaneho kandi ndi turamufasha kubera ko inombwa yamusebeje uyu mugore jewe yankoze ahantu iyo atanavuga iyi matora yarayeho kandi avuge ko se yaneye mu gasozi ibi nibyo byambabaje kubera ico naravuze ngo papa wafanye nzomugurira matora mugurire n'ikirengeti cyarene azaryama avuga ngo nanone tikizitirirwanje kizitirirwa twirwaneho namwe kizitirwa twirwaneho nzamubwira ati naba diaspora bo hanze batwirwaneho bagutekereje baravuga ngo bagukunde bakubusuke mu rukundo na nyina rwanda ndara cyari undi muntu uri hano hasi mu ishambo gutanga 15 amadolari 50 twirwaneho amadolari 50 ndayatanga right now numushaka murekera uko nguko byabaye okay reka n'abandi batange kugenda amatora n'ikirengeti tuzomugurira amatora n'ikirengeti nako niyo toilette kandi muzabwira uwo kinoro yasebeje kinoro tuzanyura kuri bara abasirikare bizanyura kuri bara abasirikare uri abasirikare nibo tuzoyohereza kandi azoshika kandi ndababwiye ngo jewe ndoboherere muzobona ka video nubwo katari muzi tuzoreba bazagenda bagure amatora badukamerere batwereke ngo twinjiye mwase wafani ngiye matora n'ikirengeti fani usebe wenyine abarwana shaka ndi tuzaguseba dukorera imbere Kajimera Yesu ipepo ryagufashe ukikura mu bwoko ugaruke ndagusengeye yaba uyumbe wagusengeye wa munsi ushika icyo nibaza Father boss ntiwari wa munsi reka mbahe nimero yanje ninde duha nimero ni wewe tugiye kubishinga ujenge gutora abagiye gushinga nike utange nimero yawe umwe muri twe mbari kuri Father God boss umuhe nimero yawe muvugane
niturangiza umpe na nimero yawe hano, abandi bose tuzobashaka uwase aho Yvonne n'undi nani umuntu umva tubikore gutya wowe sister twigwana nimero yawe yo bazaje gukamera nyoko break izo ntusome comment turi kureba umuvyeyi tusome comment n'umurwayi tuzemera ko adusebereza umuvyeyi n'umunyamurenge Father boss yabikora neza bizagenda kandi bizashika reka tubihe Father boss andika amazina y'aba bantu bitanze andiki kuko bose turabana hano tuzobishura tamaranga mutima hari twayajugunye kare turimo turavuga tamaranga mutima hari tuzogeze ku itariki 15 iki gikorwa twagishoje rwose njyewe yanjye nzoyatanga nanje ejo yanje nzoyatanga tuzoyohereza kwande mani Christian wazamuka papa shiramo request njyewe general bumeze numero iri mu Rwanda tuzoyohereza kwande sister twigane ni nkaho umwana yaramureranye ahubwo ako kaguru mwabikora sibyo mukayohereza mu Rwanda kwa Yvonne sibyo byari byiza njyewe wavuga wese ngenda oya mbabari umva yukirara mbabari oya sister twigane kubera ko ari we ufite communication n'abantu bari ruguru Igorat mubahuza oya twoya Yvonne arayadufatira Inya nibyo arayadufatira nibyo byoroshye reka nkubwire gatoya ahantu bato tugiye gukora reka Yvonne ayadufatira abantu bari muri Amerika tuyahurize hamwe abandi bari i Buraya na hehe aho umuntu wese ari abari hano bitanze bayahurize hamwe niturangiza tweze tuyahe Yvonne nimara jewe nzobwira Yvonne nzamuhuza n'umuntu uzahita yaje ashika neza ku muntu murabona uyu mumama uvuga kuri televiziyo nzabakiza Patrick yabashakira umuntu uri kumwe jewe ndaje mbashakire umuntu uri kumwe na nzabakiza urakoze yeme mumbabarire ibintu z'amafaranga ntago nzabikunda ukugana ntabangamiwe naje muragira ngo najye muzankorere live ushango oya gute tugukorera live yi oya sister twigwaneho ariko urumva oya nzabakiza nazamuka duha umurongo mwiza cyane nazi duha umurongo mwiza turebe baduheze namba y'umuntu tuzashitsa nzabakinda gushubuje natwe turabikirije turi muri fundraising twanze agasuzuguro k'abakobwa twanze agasuzuguro ka from nowhere twanze agasuzuguro k'abantu kandi ntamatera nta soni twanze agasuzuguro nabibonye kandi mwakoze kuri iki gikorwa cy'urukundo ariko uyu mureke gukomeza kumutuka kubera kuko mbese iyo mututse umuntu nibwo muba murimo kumwogeza kubera ko iriya ruguru izi mpamvu twabivuzeho ntabwo ari ugukunda kumuvuga si no gukunda gutukana ariko buriya umunyarwanda yaciye umugani ngo iyo umuntu agusuriye si umusurire ngo azagira ngo rero uyu mugore akomeje kujya avuga amafuti kuri no tugaceceka abantu bagira ngo niko kuri niyo mpamvu agomba kuvuga amafuti tukaza hano tukamuvuguruza kuko ntaho aba yavugiye ntabwo ari ugukunda gutukana turi n'abakristo rega
ndabyumva cyane kandi ibyo yakoze urabona noneho arusha nsanga muri DM nta DM uzandeba fani reka kahumva none se umuntu yaza hano akatubeshera natwe twikirize ngo duceceke abantu bagira ngo ibintu yavuga nibyo iyo umuntu yakomeje gutukana cyane nyine mugasa naho musubije azagira ngo wenda ibyo ari gukora niko kuri ruguru ibibazo biriyo reka mvuge akantu gatoya reka mvuge wari wavuze reka mvuge bukeya uyaziranye na se wa fani tukubona biratworohera reba Emerance ngo aragiye ngo ashaka yamba okay sawa nanjye nari ngiye kuvuga ari mu Rwanda ngo ari mu Rwanda niba ari mu Rwanda sister twirwaneho niba ari mu Rwanda haba Christian haba njyewe mfite MTN twatanga nimero noneho ejo mwavuga uwo tuye hano tukayamuha sinzi uko mbitekereza ndabizi ko Ivone ntabwo ari mu Rwanda mureke mbabwire mumbabarire narije kubusaba imbabazi mureke mbabwire mureke ngunda wari wavuze please mureke maze naje mvuge mwavuze umwanya muremure murakoze cyane wende kuva mu gifero Patiri bakubujije cyangwa ngo tuke nawe batwasaza ngunda yes bro nagwaye ijambo man ego da uko bimeze nguku jewe ibintu mwakoze ndabishigikiye ko mufasha ni byiza biraruta gutukana kandi cyane uko mbyumva hari akantu gato gusa mwasize gato gashoboka mukivi mwagize uyu mutima mukore nk'abantu bazi kandi muri abantu bakuru kandi bafite ubwenge hano hariho abantu nzi sister turaziranye Nzabakiza turaziranye n'abandi benshi bari hano bamwe ndabazi umva mbabwire ko mwavuze ngo mufashe se wa Fani kandi abantu bose bari hariya Fani yageze iyo muvuga ngo mureke dufata amatora nk'icumi cyangwa 30 y'abantu bari hariya ku mugeti none se uriya mugabo wenyine niwe udafite imatora cyangwa niwe udafite imana timwumva ko bisona nabi ngaho tugiye guhangana cyane n'umuntu umwe niba vone mwafasha amafaranga muheza umuntu mwari kuvuga ngo nanone mukiva ibintu zaje tubihe umwanya niba ari icumweru niba ari iki abantu bari hano mwese tumaze kugira 17 $100 cyangwa se ayo umuntu wese ashoboye